Nshuti bakunzi muteze amatwi Umukiza Gospel, Yesu nashimwe. Muri aka kanya rero zendi hari nshuti Jean Claude, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ariko haleluya, uyu munsi turibaza kino kibazo ngo ese abanyarwanda bakunda Imana ku kihe kigero? Ese abantu bakunda Imana bangana gute? Ese abubaha Imana by'ukuri bangana gute? Umubare wabo ungana ute? Kurikirana rero, reka banza nicare hanyuma haleluya tuganire. Haleluya. Ese koko abanyarwanda bakunda Imana? Kora subscribe. Haleluya. Kora subscribe hanyuma tugendane. Haleluya. Kandi wowe umaze igihe warakoze subscribe, nawe mushyashya ugiye gukora subscribe, ndagushimira. Imana iguhe umugisha. Mukomeze mukore uko imbaraga zingana, hanyuma iyi channel yacu ikomeze yaguke. Imana nibaha umugisha. Ikibazo nyamukuru turi kwibaza, ese koko abanyarwanda bakunda Imana? Iki kibazo rero birashoboka yuko nawe ukibaza, ariko dukurikije ibyo tubona, dukurikije ibyo twumva, dukurikije n'ibyo tubamo, urebye neza wasanga abanyarwanda bakunda Imana baba bari ku kigero gito cyane, ku kigero gito cyane kurusha uko ubikeka. Ubu ngubu urebye neza mu mibare wasanga abanyarwanda bagera kuri 80% bose ari abakristo, ari abantu bemeye ko Kristo ari umwami n'umukiza wabo. Ariko ahangaha wakwibaza ngo niba koko abo bantu ari abakristo, ese koko ni abakristo koko? Ni abantu koko bubaha Imana? Ese ni abantu bagendera mu mategeko n'ubutumwa bwiza nk'uko Yesu yabwigishije? Icyo ngicyo wakibaza. Ese byaba koko ari byo ko abanyarwanda baba bakunda Imana? Kuko iyo ugendeye mu mibare usanga koko ari abakristo. Reka turebe noneho abanyarwanda se bakunda Imana? Ariko urebye neza wasanga abanyarwanda bakunda Imana ari mbarwa. Urugero, genda ujye mu nsengero. Muri iki gihe mu nsengero usanga abantu barabaye abapagani, nyamara bari ku izina ryo kwitwa abakristo. Nyamara ubupagani bwo ubu ngubu barabufite. Nyamara mu minsi ya kera abantu wasangaga bari gushaka Imana, bavuga bati rwose reka dushake Yesu, reka dukore uko dushoboye kugira ngo dukore ibyo umwami Imana ashima. Ariko uyu munsi wa none bamuvuyeho, baradamaraye, bavuye ku mwami Yesu. Ubu ngubu mu rusengero naho ubu ngubu abigisha ntibazi icyo bigisha icyo ari cyo. Muri iki gihe abapasiteri bavuye ku nshingano zabo, nabo ubu ngubu inyigisho barimo ntago bazi neza niba ari zo kuzana abantu kuri Kristo Yesu cyangwa se niba ari iziri mu nyungu zabo. Ubu rero noneho no mu nsengero ariho twajyaga tubariza izina ry'Imana, ubu ngubu hajemo ibindi bice by'abantu bidasanzwe bidakwiriye kuba iby'abantu b'abakristo. Ubu ngubu mu nsengero urasangamo abarozi, mu nsengero urasangamo abasambanyi, mu nsengero urasangamo abatinganyi, mu nsengero urasangamo abasinzi, mu nsengero urasangamo abantu b'ingero nyinshi. Ariko reka turebe ibi bintu no mu gihe cya Yesu byabayeho. Reka turebe abantu baje kumubaza ikibazo, baje kubaza ikibazo Yesu. Noneho bamaze kubaza ikibazo Yesu, mwumva ikibazo bamubajije. Rwose icyo gihe Yesu yari ari kwigisha rwose, ari kugenda anyura mu midugudu yigisha ubutumwa bwiza. Ariko
nubwo yigishaga ubutumwa bwiza muri icyo gihe hari hariho itorero ryasengaga ku isabato basengera mu masinagogi. Hakaba harimo ibyiciro. Harimo ibyiciro by'abafarisayo, iby'abasadukayo, ibyiciro by'abatambyi. Bose akaba ari abantu bishakira icyubahiro ndetse kugishakira Imana bisa nkaho nta bintu biriho. Ariko mwumva uyu mwigisha ukuntu yabajije Yesu. Yaramubajije ati, mwana, abakizwa ni bake? Nko gushaka nko kuvuga ngo abakizwa ni bangahe? Ni bangahe koko? Yesu aramureba, mwumva igisubizo yamushubije. Yaramubwiye ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Haleluya. Imana ibafashe. Mwumve muri iri torero rya kiriya gihe ukuntu byari bimeze igihe Yesu yabwirizaga ubutumwa, abwira abantu ngo bahindukire bave mu byaha baze Yesu Kristo abaruhure. Icyo gihe nuko nguko byari bimeze. Abantu nabo barafite ikibazo bibaza ngo ese abantu ni bangahe koko baba bazajya mu ijuru? Abantu ni bangahe bazanyura mu irembo rifunganye? Nuko Yesu arababwira ati, mugire umwete, kuko abantu benshi biyita b'imbere bazaba ab'inyuma, ariko ab'imbere bakaba ab'inyuma bakaba b'imbere. Rero bene data, niba uhagaze wirinde utagwa. Ariko ikibazo kiriho ni ikihe? Ese ubu ngubu koko tuzi yuko muri kiriya gihe ba Pawulo, ba Petero, ba Barinaba n'abantu bakunze Imana ku buryo bemera no gupfa bayipfira. Ese hano mu Rwanda wajya mu bakristo, wajya mu ba pasiteri, wajya mu bapadiri, ninde muntu ubu ngubu witeguye kuba yapfira Imana? Ibyo bintu reka tubyibaze, hanyuma wandike muri komenti, ese koko mu Rwanda dukunda Imana cyangwa se tuyikundisha iminwa? Ni ku minwa gusa, nk'uko abafarisayo n'abasadukayo bahoraga bavuga Yesu, bahoraga bavuga Imana ko bayikunda bakayigisha, ariko ibintu byabo byose bikaba biri ku munwa, ariko ku mutima nta biriho. Bene data, ese ubu ngubu koko uramutse ukunda Imana wahinduka umurozi? Uramutse ukunda Imana wahemukira mugenzi wawe? Uramutse ukunda Imana waba umujura? Uramutse ukunda Imana wagira ishyari? Uramutse ukunda Imana wahinduka umusinzi ndetse witwa ngo uri umukristo? Rero reka turebe mu gihe cya Eliya hariho abahanuzi benshi ba Bayali, ariko umuhanuzi w'ukuri yari umwe gusa witwaga Eliya. Ibi bishatse kuvuga yuko abantu b'Imana b'ukuri bariho ni umwe gusa, ni 1%. Noneho abantu b'abanyabinyoma bo baruzuye, kuko irembo ry'igihogere ricamo abantu benshi. Nicyo gituma ubona abantu benshi biyisa abakristo ariko ku mutima nta biriho. Icyo gihe rero ninde wari uhari wo guhamya Imana? Yari Eliya. Icyo gihe abantu bakoreye Bayali, barayisenga, bagendera mu byayo, ariko Eliya, haleluya, wari umukozi w'Imana, aravuga ati iki gihe ni igihe cyo kwerekana Imana iyo ariyo, yo gukorerwa no kwizerwa. Imana igufashe cyane. Reka tugende mu gihe cyo kwa Mikaya, kwa Ahabu. Icyo gihe ngo bari bagiye guterera Moti y'i Galeyadi, ariko ngo abahanuzi bose ngo baraza imbere ya Ahabu na Yehoshafati, baravuga bati umwami natere Imana iramuhisha n'ihirwe, niko Uwiteka tubwiye. Abantu bose, abahanuzi bose ngo buzuza uwo mugambi. Ariko muri icyo gihe hariho umuhanuzi umwe witwa Mikaya. Haleluya. Uwo nguwo bari uhanura
haleluya. Aravuga ati nukuri nabonye Abisiraheli bataha bameze nk'inzuki zitagira urwiro, haleluya. Ahanura yuko naramuka ateye aho ngaho i Ramoti y'i Galeyadi rwose Ahabu azapfirayo. Ariko abantu bose ntibamwemera, kandi yaravuze ukuri guturutse ku Uwiteka Imana, ndetse baranamufunga. Nguko uko abantu b'Imana batagihabwa agaciro, abantu bera ntibagihabwa agaciro, agakiza k'Imana nikagihabwa agaciro, haba mu Rwanda haba mu isi yose. Abantu b'Imana barabuze, babaye ingume, ahubwo abanyabinyoma babaye benshi ntibabarika. Muri iyi minsi rero umuntu ari kuza kubeshya ngo ni ubupasiteri, ariko ubupasiteri bwe bukaba bufite ibindi bintu bwihishe inyuma. Buriya reka nkubwire, iki gihe turimo ni igihe gikomeye cyane, kugira ngo abantu babashe kumenya neza inzira igana ijuru biragoye cyane, kubera ko ababwirizabutumwa buzuye muri iki gihe ni abashaka indamu, ndetse ni abakozi b'umwanzi Satani. Abenshi, ntago mvuze bose, ariko haleluya, Yesu nawe yarabivuze ko hazabaho amasega aryana, kandi ayo masega akwitwikira uruhu rw'intama, ariko imbere ari ibirura. Nuko rero ngabo muzabirinda bameze batyo, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya. Muzabirinde. Muzababwirwa n'iki? Muzababwirwa n'imbuto zabo. Ese muri iki gihe mubona abakozi b'Imana biyita abakozi b'Imana bashishikariye gukora icyiza ari abahe? Erega buriya imirimo myiza Yesu yarayivuze. Yesu yaravuze ati nari nshonje murangaburira. Ngaho da turebe abakristo mugaburira abashonje ni bangahe? Aravuga ati nari nambaye ubusa muranyambika. Abakristo mwambika abambaye ubusa ni bangahe? Mwambika abakene ni bangahe? Nari ndi kwa muganga ndwaye muransura. Ngaho da umaze gusura abarwayi bangahe? Nari ndi mu nzu y'imbohe. Ese mu nzu y'imbohe wagemuriye bangahe? Reka nkubwire, ibi bintu murimo akenshi ni ibintu mbese muzasobanura imbere y'intebe y'Imana, kuko bizabagaruka ku mutwe. Ariko uyu munsi wa none reka nkubwire, haleluya, ntago nguciriye witeka. Uyu munsi wa none haracyariho ibyiringiro. Ku igiti cyatemwe cyongera kigashibuka kikamera, haleluya, amababi meza. Rero reka nkubwire, uyu munsi wa none garukiraho ngaho. Wiyitaga umukristo ubeshya, nyamara mbere wajya gukora imirimo myiza, ariko wayivuyeho, waraguye. Uyu munsi wa none rero garukiraho ngaho. Garuka kwa Yesu akubabarire, garuka kwa Yesu akugirira ibambe. Imana iguha umugisha. Reka rero dufatanye gusenga. Uwiteka Imana ishobora byose, uyu muntu wasubiye inyuma akaba agize icyifuzo cy'uko yakongera akagaruka ku isoko, Uwiteka Imana umubabarire, kandi umuhe agakiza kawe kamugarukemo, umucyo wawe yongera mumurikire. Mu izina rya Yesu mukure mu mwijima umushyire mu mucyo wawe, ni mu izina rya Yesu ryera. Amen.